Nshuti za Digital Encyclopedic Tech Limited twagarutse mu kigisho nanone nk'ibisanzwe muri kumwe na Horike. Ejo twize ikigisho cyiza aho twari turimo kwiga ibyerekeranye na CCTV system. Ejo twabonye system yayo uburyo ibiteye, twabonye IP camera uburyo uyihuza na switch, tubona uburyo uvana network cable kuri switch ukayijyana kuri NVR, twabonye impamvu muri iyo connections cyangwa muri iyo system impamvu hakenerwamo ikitwa switch. Twabonye yuko kamera ikoze urugendo rurerure icika intege igatangira gucika cyangwa se ikabura network. Niyo mpamvu twabonye yuko nibura ibidakwiriye kurenga metero 80 byakabya zikaba metero 100. Iyo byamaze kurenga 120 amashusho arabura. Niyo mpamvu rero ushaka kujyana kamera kure kandi kaza muri control room aho ihurira n'andi makamera yo hafi, biba ngombwa yuko hagati ushyiramo icyo bita switch. Akandi kamaro ka switch twabonye nuko hari igihe tuvuge NVR ijyaho kamera 16 ibifite poti 8. Nukuvuga rero izindi kamera 8 uko na pote yazo ihari hajyaho icyo bita switch mo hagati kugira ngo kamera 8 zijye kuri switch. Icyo gihe zose yari za hafi, si ngombwa yuko kamera ijyamo hagati, yajya muri control room nayo ikajya muri rack imwe nirimo NVR, ariko icyo gihe iyo zarenze 8 izindi zijya kuri switch. Nako kamaro ka switch. Iyi munsi rero nkuko nawe babwiye tugiye kwiga isomo ryerekeranye na clipping. Ku clippinga niki? Murabona uyu mugozi. Uyu mugozi aka kantu kariho murakabona, aka rero tugiye kwiga uburyo bagashyiraho. Uyu munsi rero ntabwo naje njyenyine. Ndi kumwe n'umushyitsi se. Ni mwarimu wanyu, muramuzi, muramenyeranye. Ni mwarimu Tasiye uhora abigisha ibyerekeranye n'amahugurwa y'imisoro ya Tasiye yize accounting, njyewe niga IT. So urumva ni amasomo abiri kandi atandukanye. Niyo mpamvu rero iyo ndimo kwigisha ibintu bya networking, Tasiye yaba yabaye umunyeshuri. Tasiye nawe yarimo kwigisha hano ibintu byerekeranye na accounting, biriya ibintu by'imisoro, ajya bigisha gufungura company, uko badekarara umusoro wapeye. Biriya bintu kuri njyewe nanjye mba nabaye umunyeshuri yabaye mwarimu. So hagati aho ngaho rero reka tumuhe umwanya. Nshuti za Digital Encyclopedic Tech Limited ndabashuje aho muherereye hose. Nkuko Horike abibabwiye nitwa Tasiye, mwarimu umenyereye mu misoro, aho twize imisoro ya PS, ya IT, patente n'indi misoro yose. Twiga uburyo bayidekarara kandi twize n'uburyo wafungura company n'uburyo wayifunga. Ibi bintu rero ni ingenzi cyane. Nahisemo nanjye kwiga isomo rya IT kubera yuko ni ibintu biri connected, tukamenya no kugenzura amafaranga yacu. Ari mwebwe mukenera ibi bintu bya finance, murabikenera kugira ngo mu financing ubutunzi bwanyu, ariko natwe dukenera IT kuko ibikoresho dukoresha muri finance cyangwa muri accounting ni ibintu byerekeranye n'ikoranabuhanga. Ntabwo rero twarishyira ku ruhande kuko niryo rigize kimwe cya kabiri. Yes, Tasiye urakoze cyane rero. Reka tudatinze rero duhite twinjira mu kigisho cy'uyu munsi aho tugiye kwiga clipping. Turebe clipping niki, baklippinga gute. Mukurikire, niba utarakora subscribe nibagirwe kuri subscribe, kandi byaba ari gitangaza niba ibi byigisho utarakora subscribe ari ingenzi kuri wowe, cyangwa se ari ikindi wifuza ko twajya tukwigisha, ujye muri komenti ukitubwire. Nkwibutsa yuko hagatanga ubwo twabaye babiri, mutazajya wigira kuri mwarimu, uzajya wigira ku munyeshuri cyangwa utwigireho twembi. Reka twinjire ikigisho. Turi kuri module ya kabiri. Module ya kabiri ariyo clipping.
okay. Clipping, so muri clipping rero ntabwo ziriya nsinga uko wazibonyemo ntabwo tuzikora uko twiboneye, ahubwo hari itegeko mpuzamahanga, hari itegeko riri standard tukurikiza ku buryo uko nabikoze undi muntu aje uvuye muri Afrika y'Epfo ariko nawe aza akabikora. Dufite rero nuza ebyiri, uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere bwakoraga bwari ubwo witwa T568A. Uyu munsi turi gukoresha ubwitwa T568B. Iyi yakoraga muri crossover, ubwo crossover ariko iyi ngiyi yo ni straight crossover. Straight through. So ahangaha rero tugiye kureba iyi crossover, ntabwo turi buyitindeho cyangwa tuyigiyeho kuko equipment zirimo kuza muri no minsi zisigaye ziza zifite system ikorana n'iyi T568B. Niyo mpamvu aha tutari buhatinda, ahubwo turigira kuri B kuko niyo turi gukoresha muri iyi minsi. Reka rero turebe runo rusinga. Uru rusinga uko murubona rubamo insinga zingahe. Hari icyo bita pair, habamo pair enye. Pair ya mbere ni ibara rya orange ifatanye na orange, yes, and white. Okay. Pair ya kabiri ni green ifatanye cyangwa se ibuharanyije na and white, green, yes, and white. Pair ya gatatu ni insinga ebyiri zirimo blue and white, ruri kumwe n'urwo na blue, okay, and white. Pair ya kane ni brown and brown white. So nizi pair enye. Izi pair enye rero zigiye zirimo insinga ebyiri ebyiri, ubwo zitaziba insinga zingahe? Tasiye 8. Zitaziba insinga 8. Yego. Yego? Ubwo se pair uzinjiza muri RG45? Yes. Uri kubyumva neza. Okay. Rero reka turebe izo nsinga 8 uburyo zijya ku murongo cyangwa se uburyo tuzitondeka. Nukuvuga ngo ubwo tumuze kubona yuko harimo insinga 8. Dufite urusinga rumwe, urusinga rwa kabiri, urusinga rwa gatatu, urusinga rwa kane, urusinga rwa gatanu, gatandatu, karindwi, 8. Yego? Izi nsinga 8 rero, yego, tuzitondekanya gute? Numero ya mbere ni orange and white, orange, white, and white. Yo turi kubishyira kuri arrangement and white, tubanza orange and white. Okay? Tukakurikizaho orange, okay, orange, yego, tukakurikizaho orange gusa. Tukahita dukurikizaho iyo bita green and white, yes, and white. yeah, nirwo rusinga rwa gatatu dukurikiza. Okay? yego, mukurikire neza. Kuri kane tuhita dushyiraho blue. yes, gatanu akajyaho blue, okay, and white. Gatandatu akajyaho green,
karindwi akajyaho brown Yes. and white hagasoza brown gusa. Okay. Okay, nizere ko ibi bintu mu byumvise. Ubwo twatubonye insinga 8 rumwe 2 3 4 5 6 7 8 insinga 8 twatuzibonye uko zitondeka. Tase wabyumvishe? Okay, zitondeka twumve. Ubanza orange and white, akurikiraho orange, agakurikiraho green and white, agakurikiraho blue, agakurikiraho blue and white, agakurikiraho white and green, brown and white, agaheruka brown. Okay. Nukuvuga ngo uko wazitondetse gutya niko tuzinjira muri RG45. Uzitondeka neza gutya twabivuze. Orange. Ubanza kuri orange and white, green and orange, white, blue, green and white, blue and white, blue and white, green, brown and white, hagaheruka brown. Iryo ni ihame tukurikiza, ni standard tukurikiza ya T568B. Ntabwo iyi tukikoresha cyane, rero crossover ntabwo tukikoresha cyane kereka aho ikenerwa, ariko ndifuza yuko ufata bino. Niba rero ibi ngibi umaze kubifata, tugiye gutangira ku clipping. Ubwo ikiba gikurikiyeho no guclippinga dukoresheje clipping tool. Nyuma yaho tukaza gufata umugozi twakoze tukawupima muri cable tester, then tugakoresha umugozi wacu tucomeka kuri kamera, kuri switch cyangwa kuri NVR. Birumvikana? Okay. Ndumva uburyo bikurikirana. Habanza green, habanza white, white and what? Yego. White and brown, white and orange, hakurikiraho orange, hakurikiraho green and white, hakurikiraho blue and white. Good. Hagakurikiraho green, hagakurikiraho white and brown, hagaheruka brown. Yes, nabifashe kambisubiremo. Orange and white, orange, green and white, blue and white, green, white and brown. Nabifashe. Okay. Yes, reka tukomeze rero noneho. Ubu tugiye ku clipping. Reka uyu mutwe twari twashyizeho tukureho. Tumara kuwukuraho, uhita ufata kano gakoresho karimo urwembe ukinjizamo hano, akagafite ubushobozi bwo gukaraga gutya kagakuraho igishishwa katakomerekeje insinga z'imbere. Ubu ni inkurura gutya kantu kari ingenzi kavaho. Iyo kamaze kuvaho rero hano imbere hari akantu ni ingenzi cyane kabamo gatuma iyi cable ikomera. Urakakata kari kumwe n'urudodo rwako kagakuraho. Yego. Ugakuraho. Ngizi za nsinga rero twavugaga uri kuzibona. Yego. So fata umutwe wawe nawe. Yego. Tugendane. Yego. Okay. Yego. Tugiye kugendera rimwe. Kira nawe anzu shishure. Okay. Dore za nsinga uko twazivugaga, izi ni pair enye. Iyo twavugaga pair enye, iyi ni pair imwe, ebyiri, eshatu, enye. Harimo insinga ebyiri zikaba 8. Ikintu cya mbere dukora rero ni ukuzitandukanya.
urusinga rugatandukana n'urundi, tukabitandukanya twihuse. Yego rwacitse, kongera nducemo. Yego iyo tumaze kubitandukanya rero icyo dukora ni ukuzigorora. Iyo tumaze kuzigorora dutangira kuzishyira kuri arrangement. Twabonye ko iya mbere ari orange and white, sibyo? Tukakurikizaho orange, tumara kurikizaho orange tukakurikizaho green and white. Yego ngiyi ukaziringaniza ukazigorora zikaba straight. Twarangiza tukakurikizaho blue, tukakurikizaho blue and white, tukakurikizaho green, tukakurikizaho brown and white, tugaherutsa brown. Twarangiza tukazigorora neza zikagororoka. Yego kareba neza ko ibyo wakoze ari byo. Brown and white, green, okay. Kubibona aho ugeze he? Okay. Iyo tugeze hano rero nta kindi dukora, turazikata. Ushobora gukata ukoresheje pensi cyangwa se ugakoresha clipping tool, nayo irazikata. Iyo umaze gukata fata RG45, wamara kuyifata gutya, aha uharekura. Iyo uharekuye ziva ku murongo, ntabwo hano uharekura, ukomeza uhafashe. Warangiza ukafata clipping RG45, warangiza ukinjizamo izi pini 8. Buri pini ifite akobo iri bwinjiremo, ifite akobo kayo igomba kwinjiramo. Urabona ko urusenga rumwe urabona ko hano insenga zose zihingutse. Ari RG45 zidahinguka, zidapfumuye ngo insenga zihinguke, ari nizihinguka. Ariko iyo zihingutse biba byiza kuko urongera ukacekinga ukareba ko uko wazitondetse ariko zisohotse. Urabona ko hano uhita ubona ko zitagiyemo neza. Nicyo cyiza cyuko uko twavuze orange and white, ukahita ujya kuri orange, blue, white and green, ukahita hajyaho blue. Ubona ko hataje blue. Iyi rero nishobora kwemera. Icyo gihe uhita uyikuramo kuko ibikweretse kosa wakoze. Hano hagomba kuza blue. Okay, hano urabona ko insinga zose ziba zise zihinguka. Icyo uhita ukora hano ni ukureba yuko noneho zimeze neza. Urabona ko zipanze neza nk'uko twabishakaga. Iyo ugeze hano rero nta kindi, urazikata. Wamara kuzikata
ukazikata neza. Ukasa nk'uzisubiza inyuma kugira ngo ibi bintu bitaza kujya muri pot bigatuma itinjira. So ufata rero iyi clipping tool, hano ifite imyobo ibiri, umwobo umwe ni RG45 undi ni RG11. Itushyira muri 45, gashyiramo neza ikageramo. Iyo imaze kugeramo nta kindi ukora, uraklippinga. Ubu kaba kabaye, ubu yamaze gufata, nishobora kuvamo. Okay, kira nawe clippinga. Kira namaze guclippinga, ubwo byo tusigaje no kujya gute no gutesting. Okay, clippinga neza. Okay, bisoje rwose. Rero jya ukwereka uburyo upima. Uraza ukore kuri iyi switch, itara ryaka, ni itara ry'umuriro. Nimara kwaka, urafata urusinga rwanjye urushyire hano. Akushobora kugakuraho, ariko upimira hafi ukarekeraho. Kireka ipima kure, kuvuga ngo amaze gushyiramo umugozi wocishije muri parafo, ujyana ku mera imwe ugashyiraho kano, indi mera ugashyiraho kano. So ubu rero ahangaha ngashyize hano, ubwo wowe urashyira hano. Nurangiza hano hari ya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ni ukuvuga ngo izi pini niba wazikoze nk'uko nanjye nazikoze, hano aya matara 8 yose araka. Nihataka nihaburaho umubare utari kwaka, umenye yuko hari aho wabikoze nabi cyangwa nabikoze nabi. Ariko nge na clippinze neza, urebe ahubwo wowe ko waklippinze nabi. Icyo gihe rero iyo byanze uca imikozi ukongera uga clipping. Reka rero nusoza nasoje bite upima turebe. Nasoje ndakeka bimeze neza rwose. Zanjye zipanze neza. Blue ko zipanze neza kandi ndazizeye. Ya zipanze neza insinga zanjye. Ya. Okay. Yes, nshuti za Digital Encyclopedic Tech Limited, murabona ko umugozi wacu ukora nkuko tasiye ari kubitwereka. Ngayo nguko rero isomo ry'ejo nirizagucike. Uyu munsi twari turi mu isomo rya clipping, ejo modile ya 3 nizagucike. Niba hari ikibazo usigaranye muri iri somo, jya muri comment utwandikire. Kandi amahugurwa tubashaka kwigishiriza online, cyangwa se ukaza Kimironko, hano dukorera tukakwigisha amasaha yose tuba duhari. Tugera session ya mu gitondo guhera saa 2 kugera saa 4, tukagera niya saa 9 kugera saa 11, tukagera niya saa 12 kugera saa 2. Ubwo bitewe na nature y'akazi kawe ntabwo waburamo aho wakwiga. Wino wige ikoranabuhanga kugira ngo ejo hawe hazabe hateguye neza. Mwe muri kumwe na Horike, naho ubutaha mu isomo rizakurikira nirizagucika. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo nituzadushyira isomo ujye tubona notification. Bye bye. Tasiye wasezera. Yes, bakunzi ba Digital Encyclopedic Tech Limited, ndabasezeye. Nizera yuko abafatanyije nanjye kwiga twungutse byinshi.
kandi mbibutsaho yuko ibyigisho by'imisoro bitahagaze. Bye Good. bye. Bye bye. Bye bye.